Bene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Imana iradukunda kandi Imana igaragaza urukundo rwayo uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo Imana izigera idukuraho amaso, ntabwo Imana izigera iturambirwa. Isi yo yaturambirwa ariko Imana ntizigera iturambirwa. Niyo mpamvu Imana ihora itwitangira uko bwije n'uko bukeye, ikadukunda aho tudakwiye gukundwa, ikatwemera aho tudakwiye kwemerwa, ikanatwemeza, ikatwemeza n'abatatwemera. Imana iradukunda ikadukundisha n'abatadukunda. Imana pe, mu bwitange bwayo hagaragayemo urukundo, mu bwitange bw'Imana hagaragayemo umucyo, mu bwitange bw'Imana hagaragayemo n'amahoro. Haleluya! Imana igitwitangira. Bene data, kubera urukundo rwayo rwonyine gusa rutuma Imana itwitangira kugira ngo tutazapfa turimbutse, kugira ngo tutazapfa tubuza amahoro, kugira ngo tutazapfa tubuza umugisha. Imana igitwitangira uko bwije n'uko bukeye, irebye intege nke zacu, irebye ibyaha byacu, nitwahangana no guhagarara hiri, ariko kuko Imana ari urukundo yaratwitangiye. Nawe ibuka ko Imana yakwitangiye warwaye. Imana iritanga ku buzima bwawe. Warwaje, Imana iritanga ku buzima bwawe. Uri kwiga, ntiwari uzi ko uzarangiza amashuri, Imana yaritanze. Igihe wari wabuze akazi, Imana yaritanze. Bitekerezeho, wongere uhe Imana agaciro, wongere uhe Imana agaciro. Utekereze uburyo Imana yakwitangiye, ikitangira ubuzima bwawe. Ngo ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ibice 3:16 kuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana ibiritanze. Iyo Yesu yaje mu bwitange bw'Imana, izo ndwara zirahunga. Iyo Yesu yaje mu bwitange bw'Imana, abakwangaga barakwemera kuko Yesu aba yabijemo. Yesu aze mu buzima bwawe, Yesu aze mu buzima bwawe, Yesu aze mu bibazo byawe, Yesu aze mu bucuruzi bwawe. Yesu naze, Yesu naze. Iyo yaje, ahari amaganya haza ibyiringiro, ahari habuze amahoro, hari intambara hagaruka amahoro kuko Yesu aba yaje. Uzi yuko Yesu yaje mu buzima bwawe? Kurura ibyo byiringiro, ongera ubikurure neza, ongera ubikurure neza, ongera ubikurure neza, ongera ukurure neza ibyo byiringiro. Uzi ko Yesu yaje mu buzima bwawe, uzi ko Yesu yaje mu rugo rwawe. Yongeye yoherejwe n'Imana kuza kukwitangira. Ntabwo urugo rwawe ruzongera kurimbuka ukundi. Yongeye ararwubatse, yongeye yubatse amahoro ku buzima bwawe, yongeye yubatse bizinesi. Yesu kuko yaje, aje kwitanga bikomeye, aje kwitanga aho rukomeye, aje kwitanga akazi kabuze bikomeye. Yesu yongeye aje kwitanga. Wari uzi ko rero atazitanga ku buzima bwawe? Arabyemeye. Muri ubwo burwayi, reba ukuntu waribwaga mu nda, reba ukuntu umutwaro ukubaye akarande, reba ukuntu ibirenge bye byakuryaga, reba ukuntu umugongo wari ugiye gucika. Yesu ariko aje kwitanga mu burwayi bwawe. Bikurure uko kwizera, urebe Yesu ukuntu ari kugukandakanda uwo mugongo, urebe ukuntu Yesu yinjiye mu buzima bwawe kugira ngo udapfurimbutse uzize ibyaha. Aho Yesu yageze, ubugingo burongera bukagaruka. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Usikura umunyabugingo, wihebeshwaga n'iminsi n'ibihe, wihebeshwaga n'inzira uri kunyuramo, wihebeshwaga no kumva ko Imana yagutaye. Ntabwo Imana yagutaye mwene data. Yesu ashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Uwo mwami nahimbazwe. Uzi ko Imana itagutaye ahubwo yazanye ubwitange bukomeye ku buzima bwawe. Yohereza Kristo kugira ngo aza kwitangire aho rukomeye. Mu deni wari ufite, Yesu aje kwitanga kugira ngo uryishyure. Abantu benshi bari mu mazu y'ikode, bumvaga ko nyine bibarangiriyeho, bibacikiyeho, bakumva nta bwitange bw'Imana buzaza ku buzima bwabo. Ariko wumve ko Imana izi aho utuye, irabizi kuri mu nzu y'ikode, irabizi kuri mu nzu yawe, irabizi ko ufite business yo kuzubaka amazu, yo kuzatura ahantu hakomeye, yo
sohoka hanze y'igihugu ukabona visa nk'abandi bose. Yesu arabizi, aje kuba ubwitange ku buzima bwawe kugira ngo ibyo wakoraga nibitemera byemere. Uri umunyabugingo, uri umunyamugisha, we kongera kwicira witeka, we kongera kwicira urubanza, kuko ibyo Yesu arabishoboye. Imana yongeye kwitanga ku buzima bwawe bikomeye. Ntabwo Imana yaje kuducira witeka, na nubwo twohereje n'umwana wayo ngo aducire witeka, oya, ahubwo ubuzima bwacu nabwo bucire witeka, kuko wabonaga nyine ubuzima uri kunyuramo ari aferi ikomeye, bitari kwemera, byanze bikomeye, bikakaye, ubuzima bwakakaye, ukicira urubanza ukavuga ngo Mana ufite abaho umugisha nabo utawuha, ati njyewe sindimo bitewe n'ubuzima uri kunyuramo. We kwicira witeka ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe. Burya icyo kigeragezo cyo kugira ngo ukizwe, izo ntambaro uri kunyuramo kwari kugira ngo ukizwe. Imana iritanga yohereza umwana wawe w'ikinege kugira ngo ukizwe. Kizwa neza, ubuzima uri kunyuramo buzagira umucyo. Iyo uri mu mucyo, icyo ukoze cyose biremera, ibyo ukoze byose biremera, business upanze yose iremera, urugendo ugiye rwose ruhinduka urw'umugisha, kuko uba uri mu mucyo w'Imana, igazana ubwitange bw'umucyo. Ibintu biri mu mucyo aba ari byiza cyane. Buri ikintu cyose uzakora uzagikore mu mucyo, ariko nugikora mu bwiru, mu mwijima, abantu kugira ngo batamenye ibyo uri gukora, ibibi byawe si oya, ahubwo ukora ibyiza. Ese ntuzi ko Imana yabwiye Kayini ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ko yaramaze kwica Habili? Nukora ndakwingize mwene data, kora ibyiza, umucyo uzizana. Iyo wakoze ibyiza umucyo urizana, abantu barizana, abantu bakuvuga neza, inshuti zikuzaho, ugira amahirwe y'ubuzima uri kunyuramo kuko bakoze ibyiza. Ndakwinginze rero mwene data, kora ibyiza, ugifite uburyo, ureke ibibi. 20 yaho narimwe kuvuga ngo ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Imana ikunda umucyo mwene data. Nukora ibyawe ukabikora mu mucyo, abantu bazabibona, kuko umucyo w'Imana ubera itabaza abantu bose. Uriko nako ku manywa haba hari umucyo, ariko nijoro aba ari umwijima. Rero nawe ibyo ukora ku manywa abantu bazabibona, nubikorana nijoro abantu bazabibona, kuko uzaba ubikoze mu kuri kw'Imana, ubikoze mu mucyo w'Imana. Ariko ibyo uzakora ukabikora mu bwiru bwawe, ushaka ko nyine bigenda uko ubyifuza, Imana itabirimo, bizahinduka umwijima, nta mahoro, nta n'ibyiringiro, nta no kumenya, nta no guteka. Abantu bose bazamenya ko ibyo wakoze byose Mana we, Imana itubabarire, kuko iyo ngeri tubera ubwitange. Ibu ubwitange muri business zacu, ibu ubwitange mu torero, ikwitangire aho wabonaga nta bwitange ufite. Iyo umuntu adafite akazi, ubuzima burahagarara, ukagira ngo uri mu mwijima, ukagira ngo Imana yarakuretse, ukagira ngo Imana yaragutaye. Oya, ntabwo Imana yagutaye, ntabwo Imana yigeze kureka. Hari n'igihe cy'abantu batubwira ngo ese ko ndikona nta mpinduka ziza ku buzima bwawe, byagenze ute ko manza warakoze icyaha? Nta n'icyaha wakoze, nta n'uwo wabwiye nabi, nta n'uwo wavuze nabi, ariko kuko Satani yahize umubiri wawe n'ubugingo bwawe, ukiheba ukiganyira, ukajya kure, ukavuga ngo Mana noneho ngeweho Mana bizagenda ute? Ariko Imana ishaka ko ibyo ukora byose ubikora mu mucyo kugira ngo izane ubwitange. Nuvuga uvuge neza kugira abantu babone kuri mu mucyo. Imana izana ubwitange ku buzima bwawe. Inzira zose uzacamo uzazicemo mu mucyo, ntugakore ibintu byose mu mwijima ngo usange ibyo uri kuvuga, ibyo uri gukora, abo uri kugendana nabo, ibyunywa, ibyurya bigaragaze kuri mu mucyo w'Imana. Ni Imana yazanye ubwitange ku buzima, yemeye itanga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Yewe munyabugingo we, gendera mu mucyo, ugendere mu mucyo, ukorere mu mucyo. Tugiye gusenga, dusaba Imana umucyo, saba Imana umucyo, saba Imana ubugingo, saba Imana amahoro, saba Imana umunezero mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wongere ugarukira Imana,
nibwo Imana izaguha umugisha, nibwo Imana izagendana nawe, kuko ibyo byose bizagaragara kuri mu mucyo. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ni mu izina rya Yesu.